Nyagasani Yezu nabane na hamwe. Amagambo mu Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Yohani. Mu ntangiriro jambo yariho kandi jambo yabanaga n'Imana kandi jambo akaba Imana. Ubwe mu ntangiriro yabanaga n'Imana, niwe ibintu byose bikesha kubaho, nta n'ikiremwa na kimwe cyabayeho bitamuturutseho. Yari asanzwe yifitemo ubugingo kandi ubwo bugingo bukaba urumuri rw'abantu. Nuko urumuri rumurikira mu mwijima, ariko umwijima wanga kurwakira. Habayeho rero umuntu woherejwe n'Imana, izina rye rikaba Yohani. Yazanywe no kuba umugabo wo guhamya iby'urwo rumuri, kugira ngo bose bamukeshe kwemera. Si we wari urumuri, ahubwo yari umugabo uhamya iby'urwo rumuri. Jambo niwe wari urumuri nyakuri rumurikira umuntu wese uza kuri iyi si. Yari mu isi kandi isi yabayeho kubwe, ariko isi irarenga ntiyamumenya. Yaje mu bye, ariko abe ntibamwakira. Nyamara abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo guhinduka abana b'Imana. Abo n'abemera izina rye, ntibavutse ku bw'amaraso cyangwa ku bushake bw'umubiri cyangwa se ku bushake bw'umuntu, ahubwo bavutse ku bw'Imana. Nuko jambo yigira umuntu maze abana natwe, kandi twibonera ikuzo rye, ikuzo umwana w'ikinege akomora kuri se, akaba asendereye ubuntu n'ukuri. Yohani yabaye umugabo wo guhamya imwerekeyeho, maze ararangura ijwi avuga ati, nguyu uwo navuze nti uje ankurikiye aranduta, kuko yariho mbere yanjye. Kandi twese twahawe ku busendere bwe tugirirwa ubuntu bugeretse ku bundi. Uko amategeko yatanzwe anyuze kuri Musa, ni nako ubuntu n'ukuri byatugejejweho binyujijwe kuri Yezu Kristu. Ntawigeze abona Imana na rimwe. Umwana w'ikinege uba muri se, niwe wayimenyekanishije. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu.
iyo duteranye nk'uku nguku, cyane cyane duteranyijwe no kugira ngo dushimire Imana yaduhaye ubuhoro, tukaba turangije umwaka tukiri bataraga, uba ari n'umwanya tubonye wo kugira ngo duterera ijisho ku mwaka ushize, ibyo kunenga tubinenge, ni ukuvuga ngo ibyatubanyeho bibi tubinenge, maze ibyo twagira ubushobozi bwo kubihindura tubihindure, imyifatire yacu yaba yarabayeho itanogeye Imana, tusaba Imana kugira ngo idufashe kandi tubabarire. Bari n'umwanya wo gusaba imbabazi, birumvikana, ariko bari n'umwanya wo gushimira ibyiza twashoboye kugeraho, ibyatubayeho byiza nabyo tukabiririmba. Amasomo matagatifu tumaze kumva muri aka kanya aradufasha kwisuzuma no gusuzuma umwaka wacu, mbese biba ari uburyo bwacu bwo gukora bilan. Kandi iyo umuntu abize amasomo ya comptabilité na accounting, nibo bazi ko mbere yo gufunga umwaka umuntu abanza nyine akareba uko ibyo yacungaga bihagaze. Natwe rero tureba ubuzima bwacu aho buhagaze, tukareba kiliziya yacu ihagaze, tukareba ubuzima bwacu mu kwemera aho buhagaze, n'ubuzima busanzwe aho buhagaze, tugashimira Imana ibyashoboye kuba byiza, ariko ibyabaye bibi tuba tuzi ko turi abanyantege nkeya, tugasaba Nyagasani imbaraga zo kuzinjira mu mwaka ukurikiyeho dufite imigambi mishyashya n'ingamba nshyashya, tuyobowe na Roho Mutagatifu. Amasomo matagatifu nababwiraga, hari ibintu yatubwiye byadufasha kugira ngo turusheho gutera imbere mu bukristo bwacu, ariko amagambo nza kwifashisha cyane ni ijambo rya mbere ritubwira riti muri iyi vanjiri ngo nuko jambo yigira umuntu maze abana natwe. Naho mu isomo rya mbere ndifashisha irigira riti mwebweho Yezu w'intungane yabasigishije Roho Mutagatifu, bituma mwese mugera ku bumenyi. Tubanze twumve ijambo rigira riti ijambo yigira umuntu. Iyo bavuze ijambo twebwe twumva iki?
akenshi na kenshi twebwe nk'abantu bari hano mu Ruhango ntabwo tubyumva neza nk'uko abari bateze amatwi Yohana, nubwo batubwira yuko yaba ari iri somo twumvise rya mbere abahanga muri Bibiliya, yaba ari n'iyivanjiye, ntabwo tubwira ko atari Yohana ubwe wabyanditse, ahubwo ari abigishwa ba Yohana. Ariko icyo tuzi cyo ni ubutumwa bw'intumwa Yohana. Iyo bumvaga ijambo akoresha ngo jambo yigira umuntu, abana natwe, aza kubana natwe, bo bumvaga iki? Kugira ngo wumve neza icyo bumvaga, ugomba kubaho muri kumera nk'uriho muri kiriya gihe bari barimo. Abigishwa ba Yohani abenshi bari baramaze kuba abakirisitu, ariko bavuye mu muco wa Kiyahudi, bari bazi Bibiliya. N'Abayahudi rero bibukaga yuko mu gitabo cy'intangiriro handitswemo ngo ubwo Imana yaremaga isi, ngo yaremaga ibiriho byose, yabiremesheje ijambo rimwe. Ubwo rero iyo bumvaga avuga ngo jambo yigira umuntu, bumvaga iryo jambo ry'Imana ryaremye byose kandi rikaba ribibeshejeho. Ariko bari bafite n'indi myumvire, kubera ko abenshi ntabwo bari bagituye muri Isiraheli, kandi no mu byo bari barize na ka filozofi k'Abagereki. Ijambo rero kuri bo, muri ako gafilozofi k'Abagereki, bumvaga cyane cyane ubumenyi bwihariye buhabwa abantu bihariye. Ibyo ngibyo rero byatumaga bumva neza. Ariko icyo tugomba kugenderaho twebwe ni uko jambo ari nyine uwo nguwo ijambo waremeshejwe byose, ijambo ry'Imana. Ibintu byose biriho bishweho n'Imana. Mbese iyo Yohani atubwira ngo mu ntangiriro jambo yariho, jambo yabanaga n'Imana, jambo akaba Imana, duhita twumva iyo Mana yariho, kuko nta wavuga jambo atavuze n'umubyeyi we, twumva Yezu Kristo. Nta wakumva jambo atumvise n'uwo mwuka w'Imana warerembaga ngo hejuru y'amazi. Mwibuke ko mu ntangiriro ngo isi yari ikivangitirane. Ariko kugira ngo Imana ishyire ibintu byose mu buryo igenda irema, ikavuga iti byose, ikavuga iti urumuri nirubeho, nuko urumuri rukaba rwayeho. Mwumva Imana Data ntabwo ari gushobora kurema ibintu itari biremeshejwe n'umwana wayo ijambo.
ariko aha ngaha baba bashaka kutubwira yuko ijambo yari ariho mbere y'ibihe byose, ariko bagashaka no kutwereka urukundo rw'Imana ko yatujemo, yaje mubi. Ariko ikibabaje ngo yaje mube, ngo ariko abe ntibamwakira. Ijambo kandi nk'uko mwabyumvise ni urumuri, nirwo rutanga bwa bumenyi twumvaga mu isomo rya mbere. Urumuri rumurikira abantu, ngo abantu bihitiyemo kubaho mu mwijima, aho kwakira urumuri. Mu isomo rya mbere batubwiraga yuko batubwiraga ibintu bibabaje kandi biteye agahinda. Ubwo Yohane cyangwa abigishwa be bandikaga yaba ibaruwa cyangwa ivanjiri, hari mu bihe bikomeye, mbese nk'ibihe twanyuzemo muri uyu mwaka. Hari ibyiza twabonyemo, murabizi nk'iwacu ingo nyinshi zamaze guhabwa imigisha, zose twazigezemo tubona umugisha w'Imana. Yewe abandi hari abakoze bikabahira, hari abana batsinze za diplome, hari abacuruje birunguka. Yewe mu rwego rwa Kiliziya twijihije yubile y'imyaka 125 ndetse n'imyaka 2025 gucungurwa kwacu. Ejo bundi twari turi mu kubyizihiza uyu munsi, ariko harimo n'ibibi. Ubwo twizihizaga iyo myaka yose, murumva hari akantu kavuga ati Kiliziya ziracyafunzwe, ikibaya kirafunze, n'ibiki byose birafunze. Tuzi muri iki gihe twebwe nk'umuryango wacu w'Abapalatine buri munsi, ntabwo mwari mukitubona, buri munsi twabaga twagiye gushyingura, na Nyagacyamu yaruzuye, twabuze abavandimwe bacu benshi. Ntabwo ari n'ibyo gusa, muzi ko nk'abakirisitu twebwe tuba twishakira amahoro. Udushyimbo twacu, nubwo imboga zabonetse nyinshi, ariko udushyimbo twarumye. Ejo bundi abantu bafite ubukene bwinshi, abantu turakennye. Ariko ibyo ngibyo ntabwo bigomba gutuma ducika intege. Ikibi nanone kibi kuruta ibindi ntabwo ari ibyo ngibyo byo hanze, ahubwo rimwe na rimwe ubukristo bwacu bugenda bukendera, ugasanga turarushaho kugenda tugira imyifatire ya gipagani, imyifatire idatunganiye Imana. Ugasanga kandi atari abapagani baza ngo babiduteremo, ugasanga ari twebwe tubyitera.
ahangaha nagira ngo ngaruke kuri iyi baruwa ya mbere ya Yohana, avugamwo abarwanya Kristo. Muri icyo gihe ubwo babyandikaga hari harimo amatotezwa, hari harimo mbese kiliziya yari imeze nabi, abakristo baricwaga, abakristo babuzwaga gusenga, abakristo babuzwaga uburyo. Ariko uretse n'ibyo ngibyo hakaba noneho n'abakirisitu baza bakarwanya abakristo bene wabo, bari mu kurwanya inyigisho nk'uko bimeze uku nguku. Ugasanga umuntu araje mu gutanga inyigisho z'ibinyoma, ugasanga ntabwo akiri umukirisitu ahubwo yabaye umwesikoro. Aragerageza kukwigisha wibwira ko arimo kukubwira Kristo, ahubwo arimo gushaka inyungu zo gushyira mu mifuka ye. Akaba abo ni babandi bitwa ba muyobye, batanga inyigisho za muyobye. Yohani rero ubwe yarababwiraga ati ariko mwebwe mugomba mujye mwibuka yuko mwasi jambo yabasize amavuta. Yezu we yaraturaga neza akanavuga Yezu yabasize amavuta. Mwibuke yuko ngo abo yasize amavuta ngo ntabemere izina rye ni babandi Yohani ubwo yamwerekanaga. Abantu banze kumwumva, bihitiramwo umwijima aho guhitamo ubuhamya bwa Yohani. Nyamara ngo abemeye izina rye yabahaye ububasha bwo kuba abana b'Imana. Abemeye izina rye yarabamurikiye. Natwe uyu mwaka tugerageze kureba ukuntu twashoboye kwakira urumuri rwa Kristo. Abantu bafite ubwoba bw'ibintu byinshi, bafite ubwoba bw'ubukristo bwabo. Mirwa bambaza ariko padiri hakibaya bazagifungura ryari? None se ko atari giye wagifunze muhamubimbaza iki? Muzabaza bagifunze. Ariko ntabwo ncike, hari ubwo se nigeze ndara ndasenze? Mwebwe hari ubwo mwari mwarara mudasenzera? Ngo muricecekeye nyamara nzi ko musenga. Yenda ab'intongwe bakora urugendo bagakubita ibiguru bakaza hano. Kabari na ka siporo da. Intambara se ninde uzazihagarika? Amahoro tuzayabona ryari? Tuzayabona bigenze biti? Iyo mvuga amahoro ntabwo mba mvuga yandi yo ku mutima, kubera ko mwese nzi ko mufite ayo mahoro yo ku mutima. Mba nivugira uguceceka k'urusaku rw'amasasu. Rega iyo mbivuga ibyo mba mvuga iyo turimo kumva imirindi muri Kongo. Burya ngo iyo umuturanyi yatewe wowe ugomba kubigenza gute? Ni ukuvuga ngo ese koko tujye dukora bya bindi
Kayizari yavugaga ngo ushaka amahoro yitegura intambara, ariko iyo ngayo tuzi ko atari amahoro arambye. Amahoro nyamahoro ni amahoro akomoka kuri Kristo, niyo mahoro arambye. Ayo ndayabifuriza rero. Ariko natwe tunukuri, iyo dusoza umwaka uba ari umwanya wo kusuzuma natwe, ese nta ruhare rwo dufite mu kubuza abandi amahoro? Nta ruhare dufite mu kubuza abandi gusinzira? Nta ruhare dufite? Ahangaha twibuketse ko hari uwemeye kuza kuduha urumuri, niturukurikire cyangwa nibitunanira kurukurikira dupfe. Nitwemere ubuhamya bwa Yohani Batista cyangwa dupfe. Nitwemere kuba abana b'Imana cyangwa nibitunanira dupfe. Ariko nta mahitamo dufite. Ntabwo dufite uburenganzira bwo gukurikira abo twumvaga mu isomo rya mbere bitwa abarwanya Kristo. Ejo tuzaba dukoranyijwe no guhimbaza no gusabira amahoro ku isi ku buryo bw'umwihariko. Ariko uyu munsi nagira ngo ubwo tuza kuba duteranye turi mu kuririmba Te Deum, ni ukuvuga ngo dushimira Imana, tubwira Imana ngo murakoze, rize kuba ari n'isengesho ritubwira ngo ibyabaye bibi mu buzima bwacu uyu mwaka, Nyagasani udufashe kugira ngo bihinduke amateka mu buzima bwacu, ahubwo twinjirane muri uyu mwaka ibyiza dushimira, ibyiza twashoboye kugeraho tubifashijwemo n'Imana. Amen.